nitwa Ngendahayo Lambert, ndi umuyobozi wa korali Jyana Umucyo. Jyana Umucyo imaze imyaka 30 ivuga ubutumwa muri iki gihugu no hanze. Imyaka yose yabanje hari ibikorwa twakoze bijyanye no kuririmba no kuvuga ubutumwa mu buryo bwo kwigisha dukoresheje Bibiliya. Twavuze ubutumwa aha duherereye muri katedrali, twavuze ubutumwa mu maparuwase yose 37 ya diocese ya Butare. Twavuze ubutumwa muri diocese zose, nta diocese tutarageramo muri iki gihugu. Twavuze ubutumwa no hanze y'igihugu. I Burundi twagiye inshuro 3, muri Tanzania twagiye inshuro 5, Uganda twagiye 2, muri Kongo twagiye inshuro 4. Ibyo byose tumaze kubikora, ariko tukaza tugasanga n'ubundi hano hafi hari ibyo twasimbutse, hari ibyo twarenze, ko bwije nuko bukeye tugasanga hari indi rivuga butumwa rikenewe, rivuga butumwa ry'ibikorwa, rivuga butumwa ry'urukundo, rivuga butumwa risanga abantu, ryegera abantu mu byiciro bitandukanye bitewe n'abantu abaribo. Ibyo rero byatumye dutekereza ngo ariko nubwo twaririmbiye abantu bakaza, birakwiye ko tunabasanga kuruta uko badusanga kugira ngo bumve ubutumwa. Bituma dutekereza Jyana Umucyo wike muri ubwo buryo. Si icyo gusa, mu mwaka ushize twari twakoze Jyana Umucyo Day. Tuyikoze tubona umunsi umwe ntuhagije, nibwo twahise dufunguka amaso dutekereza noneho Jyana Umucyo wike. Binasobanuye yuko itari iyi ngiyi gusa, ahubwo iyi twayise season 1. Bivuga ko zizagenda bikomeza, niba na Jyana Umucyo mpamvu sinzi nibizabaho, ariko ishusho ya Jyana Umucyo wike nuko yaje, nuko twayitekereje, nuko twayigennye. Iki cyumweru cyari kigizwe n'ibikorwa 6 ndetse 7 bitandukanye. Harimo igikorwa cyo gusura abagororwa mu igororero rya Karubanda. Abantu bari hariya twabatekereje kubera ko nibo ubwabo bibwiriza ubutumwa, ariko burya mu kwigisha abantu biba byiza iyo bahinduye n'indyo, burya ngo iryo hinyuranyemo. Bituma tuteganya kujyayo tuganira n'ijambo ry'Imana, turabigisha, turabaririmbira, dutaramana nabo, nuko kandi byagize umusaruro. Byabaye byiza kuko harimo abagaragaye ko batsinzwe n'ijambo ry'Imana twigishije, cyangwa se inyigisho bakuye mu ndirimbo, abagororwa bagera kuri 20. Ku buryo duteganya ko nyuma y'abo 20 tuzakomeza tunarebe ko kuko inyigisho zabacengeye. Nibiba ngombwa dukorana n'itorero, tujyana ubuyobozi bababatize ku buryo amasezerano yabo aba hakomeza yo gukurikira no kwizera Umwami Yesu. Icyo ni kimwe. Igikorwa cya kabiri cyari cyo gusura abakristo twasuraga bari mu ngeri zitandukanye. Harimo dutuye mu mujyi ugaragazwa, urangwa n'ihindagurika ry'abantu n'iby'ibintu. Rero hano harimo abakristo bacu bimuka bakajya ahandi, hakaza abahandi. Umuntu yakize ibyo ari byose ntahita yentegara 100%, akenera abantu bamwegera, akenera abantu bamuha ikaze. Abo twari tubafite. Hari n'abandi kandi baba bakeneye urukundo bitewe n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Umuntu akaba ari aho akeneye urukundo. Hariho umuntu ugira ibibazo byoroheje ntabimenyekanishe, bigatuma byihererana. Uwo nguwo ukamubona ko atakisanzuye, uwo nguwo rimwe na rimwe ukanamubura, ukavuga ati ibyo ari byo byose uyu muntu nkwiye kumusanga mu rugo tukaganira. Icyo cyari icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu cyari icy'abakristo mu gihe twari tuvuye mu minsi ishize cya COVID, ubwo abantu batari bagisengera ku nsengero zifunze. Harimo abantu bahise batangira kugenda bigura intege mu buryo bwo kwizera ndetse no guterana kwera. Abo nabo tubashyira muri gahunda yo kubasanga, tubashyira mu bikorwa bizakorwa muri gahunda ya Jyana Umucyo wike. Icyo cyarabaye kandi twabonye kuko cyari gikenewe. Abantu barishimye, abo twasuye
ku buryo batubwiye ko tuzigiye. Icyo cyari igikorwa cya kabiri. Igikorwa cya gatatu, hari umudugudu uri hakurya mu murenge wa Mukura, umudugudu urimo abakecuru, umudugudu urimo n'abasaza, barwita urugo rw'impinganzima, abarimo bitwa intwaza. Abo babyeyi ni ababyeyi bacu, ni ababyeyi b'abacu. Kubera rero ubwo buzima, nabo twifuje kujya gutaramana nabo, tukabaririmbira, tukabaganiriza. Nuko icyo gikorwa nacyo cyarabaye kandi cyagenze neza. Cyari igikorwa cya gatatu muri Jyana Umucyo Week. Si ibyo gusa, harimo igikorwa cya kane kirimo bibiri, ndetse ubwo byabaye bibaye bitanu. Nk'uko nabivuze, turi mu mujyi urangwamo n'ubuzima bugiye butandukanye. Muri ubwo buzima harimo n'abana baba mu buzima bwo mu muhanda. Abo bana nabo ni abacu, uretse no kuba ari abacu, n'ab'Imana, n'ab'igihugu, ni n'ab'itorero. Kandi umuhamagaro dufite wo kuzana abantu kuri Yesu nabo barimo. Abo rero twarabatekereje, tubona ko dukwiye kubakusanya, kubegeranya, tukabaganiriza, tukabagaburira, tukabuza, tukabambika, nabo bakabona iyo keya, nabo bakabona babitaho, bakabona babakunda. Twari dufite abana 50 bo muri ubwo buzima bwo mu muhanda. Twarasangiye nabo, twaratetse ibyo kurya dusangira nabo, turakina. Twari dufite udukino dutandukanye utw'abana bakina nyine kugira ngo tubaryohereze ubuzima. Hanyuma nyuma yabo turabakarabya, turabambika. Twari dufite imyenda n'inkweto ariko zo ntizari nyinshi ngo zibakwire zose. Nuko nabo tubana nabo, tubabwiriza n'ijambo ry'Imana. Bamwe muri bo 4 bavuze ko bagiye gusubira mu miryango bakabana n'ababyeyi, kuko harimo ababa bafite. Abandi 2 basubiye mu ishuri, bari bararitaye. Ibyo kandi byatweretse ko icyo gikorwa rwose cyari gikenewe, cyazigiye. Abana sabo gusa baba mu buzima bwo mu muhanda, hari n'abana dutuye mu mujyi, ariko mu nkengero hafi hari abantu badafite ubuzima buri hejuru, ubuzima buciriritse, abana batabona ibikoresho bibahagije byo kujya ku ishuri. Abo ngabo nabo twabaguriye amakayi. Twafashije abana 58 tubaha amakayi. Buri muntu wese twamuhaga amakayi bitewe n'icyiciro yigamo, tubaha n'amakaramu. Barishima, nabo turabagaburira ibyo kurya byari bihagije, barishima. Tubaha courage, tubabwira ko bagomba kwiga neza, kandi nibagira amanota meza tuzabahemba. Abo nabo twumvaga tubikora nk'abakorera abana babo, kugira ngo igihugu kibe gifite abanyagihugu bafite ubuzima bwuzuye n'abakristo, kandi bikaba ari nk'ibyo. Ubwo rero igikorwa gikurikiraho ni icya 7. Twumvaga dushaka uwo munsi, kandi nari nibagiwe, hari igikorwa nari nibagiwe. Twakoze igikorwa cyo gutanga ubuzima. Hano aho dusengera dukikijwe n'ibitaro, tujya tubona drone zitwaye amaraso, tukabona ambulance zicicikana. Tumenye yuko amaraso ari ikintu gikenerwa mu buzima, kandi udafite ahantu wakigura. Dusanga natwe ubwacu dukwiye gutanga ubwo buzima, dukwiye gutanga ayo maraso. Twatanze amaraso. RBC cyangwa ikigo kishinzwe gushaka no gutanga amaraso cyadusanze hano, dutanga amaraso, kandi cyakiriwe neza. Icyo gikorwa nacyo cyabaye cyiza. Igikorwa twasorejeho uyu munsi ni cyo gusura abarwayi. Nk'uko nari mbivuze, dukikijwe n'ibitaro. Hari abarwayi batandukanye, harimo n'abaza gusenga ku cyumweru, kandi mu kwivuga bakavuga ko barwaje. Abo nabo tubashyira muri iki gikorwa cya Jyana Umucyo Week. Ubwo rero twasuye ibitaro bya Kabutare, dusura n'ibitaro by'i Karayesi. Ni ibitaro, ni ivuriro ryakira abafite ibibazo byo mu mutwe. Abo nabo twabasuye, twagiranye ibihe byiza. Abo twajyanye barushijeho kwiga indwara yo mu mutwe ifata ite, ese umuntu yafasha ate umurwayi wo mu mutwe
no ariko twagiye tubashyiriye inkunga zitandukanye. Ikarayesi twajyanyeho imyambaro y'uburyo butandukanye, hanyuma Kabutare twajyanye ibyo kurya n'ibikoresho by'isuku n'imyambaro, kuko haba harimo abarwayi bavuye hirya no hino, harimo n'abatishoboye, harimo n'abo bajyana bavuye mu muhanda muri bwa buzima badafite ibyo kurya, badafite imyambaro, nuko tubatekereza dutyo. Igikorwa cyagenze neza, muri make turabishimira Imana. Ubusanzwe twebwe abakristo twumva yuko twakira Umwami Yesu, twakijijwe, tukanigisha ijambo ry'Imana, dusomeye abantu, turirimbye, ariko twebwe abamaze gusobanukirwa twasanze ivugabutumwa ritagarukiraho. Yakobo niwe wanditse aravuga ngo nyereka kwizera nanjye nkwereka imirimo. Yarimo avuga ibyo kwizera, avuga ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Iyo imirimo yavugaga irimo n'iyi ngiyi twashyize muri iki gikorwa. Isomo rero ryabiri ry'uko dukwiye, ijambo ry'Imana riravuga ngo ukunda ubugingo bwe azabubura. Bivuze iki? Nimba twarabaye abakristo, turi aba Yesu, nibyo, n'abariya bose bari muri ubwo buzima ni abakristo, nabe. Rero dukwiye kubereka ko turi kumwe nabo muri ubwo buzima, nubwo tudafite kubuhindura, ariko icyo tubashije gukora tukwiye kugikora mu buryo bwo kubereka. Kandi none se niba twaramenye Imana kandi Imana ikabikorana natwe, bakwiriye kubona Imana iciye muri twe. Ubutumwa, isomo ni irihe? Abantu bakwiye kubona Imana bayiboneye muri twebwe cyangwa no mu bandi, ariko ntabwo twakwigisha tuvuga dusomera Bibiliya abantu gusa, hari n'ibindi dukwiye gukora. Murakoze. Ubutumwa nuko tumaze kugera mu igororero hariya, tukagera n'ahandi hatandukanye, aho twateganije hose mu igororero bakeneye ubutumwa. Sinzi uko abantu babitekereza, bumva ko abantu bari hariya basa n'abari mu kato, ariko abayobozi twasanze batwite hano ni mu rugo, mwisanzure, ni mu rugo, kandi koko dusanga babayeho mu buzima bwo mu rugo. Ntidukwiye kubashyira ku ruhande, ntidukwiye gusa n'abafata ko bahanwe. Dukwiye kubasura, dukwiye kubigisha, dukwiye gusangira ijambo ry'Imana nubwo bari hariya, kuko naryo Imana yarinyuriramo abantu bakihana, agakomeza igihano cye, cyangwa se kiri hafi no kurangira, ariko akaba yaramenye n'Umwami Yesu. Umwami Yesu twamenye si uwo kugundira, si uwo kugumana twenyine. Twebwe twitwa korali Jyana Umucyo. Ijambo ry'Imana avuga ngo umucyo wanyu uhereko, ababona umucyo wanyu bahereko. Dukwiye gutangaza umucyo, haba ari muri mu igororero, haba ari kwa muganga, haba ari muri abo bana bo mu muhanda. Dukwiye gutangaza umucyo.